ibi urabizi. Haleluya. Urabizi Mana we. Ntabwo rero nshaka umugabo wo kuza kundongora, nge ndashaka iki uwo kurongora. Ajya ngucucuma hacumba umwotsi. Ushaka ujya uncucuma uncuritse uncurukuye. Ko nawe unyongera gutanyuka. Ariko shaya. Niyo mpamvu yo nanjye. Waruza aho tugeze. Uriya nzira umuntu mfumba. Wowe niwumva rwashenye uhagurukire muri rimwe. Utere mwabiri. Wowe duhaguruka ha wishyizemo akabaraga. Wumva. Mugiye kura Simone. Yes. Uhita utimbira mutamfashe. Oya ndi tunatuna nanjye ngo tiku. Sawa rero. Taguhombanya. Gira. Cyabyo ubundi se ngese ndi Yesu kuryo naje gupfa. Mbaye umugabo amaze gukuramo nanjye nkuyemo imyenda urabona nakanaryama. Usibye imyenda mpinduye yonyine nkajya muri dushe ngafata igishabazi uhamagaye ngamashi. Zasubungiriye neza. Wanyishuye. Mwishura saba mukatasi we yubanza ukareka nkabanza nkanumva. Ngiye twasezeranye ko nifite ibirarane by'imyaka 6. Umugabo nibwo yaratarandakuramo nakogaze. We tangwa mushi. Hari ibintu bibi. Tugendane neza kugira ngo mwishyure. Nushaka kungerukana umva ndagukoma. Hello. Harya se wambwiye ngo urashaka kurongorwa? Umugabo namukuboneye mwiza cyane. Ako ujya wumva ugira amatwi cyangwa yagiye minjire. Nakubwiye ko nshaka umugabo wo kurongora, ntago giye nakubwiye ko nshaka kurongorwa. Do you understand? Ampaye. None se wahindutse umugabo ryari se mere kuri umugore? Mva nkubwire wa musore, niba byakunaniye kumubona, ureke nishakira undi uzamwuma. Nge mfite ipinda ryanjye. Ntabwo rero nshaka umugabo wo kuza kundongora, nge ndashaka iki uwo kurongora. Niba utumva ikinyarwanda uvuge mvuge icyongereza. Ako kantu k'ipinda rero ni keza. Humura ndaje mu gushakire rwose umugabo uzarongora. Kwa harira ne umugabo w'igikwerere. N'amafaranga ntazayanga. Ariko se. Kandi nanjye komisiyo yanjye kabiri tayari. We muzane ibindi umbaze. Nutama inoti ya 500 sojya nzamuguha. Ayo ni make cyane wanzaniye umugabo nshaka. Sawa rero ubwo nko kuwa gatandatu muri weekend nzamuzana munabona ni muganire mwicare nanu mumwe n'agacupa mupange business yanyu nyine yo kubana no kurongorana. Sawa nari ibindi ntabwo bizabikureba. Wallahi. Shano jebu sarankejejera. Shamba ko bavuga. Sasa naje yemeze bite? Mukomere inshuti yanjye. Commissionnaire international. Qualifié, yongeraho qualifié. Qualifié. Karite nufite na quantité byose na karite byose. Urabona ko naye nabyiteguye. Umva ariko nkubwire. Je tangiye byakunoka. Uramenya utambuza amahirwe kubonera ifaranga. Gute se kandi? Umugore wa mugore numvishije afite condition uzikomeye cyane. Ikintu cy'ingenzi cyambere ugiye gukora ese kurya umusirimu nkajya yamwanga ugiye kugenda ufata iki amazi ukande mu mabinga yawe gende asubire kuko ngo arashaka umugabo ufite imisayi igororotse ako man noceje undi ko nirebye muri miruwari mbona amajigo yanjye ari kugenda yiyongera niba ikintu ndyama nabi njya nabi bigenda urya nabi urya nabi ese kurya nabi bizamura amajigo yagize yahishe umva ikindi kintu cya kabiri arashaka ngo umugabo mwiza w'urwego muremure ikintu ugomba gukora niba uri bugenda hari ugafata nk'imigozi ukayizirika nko mu gisenge ukajya ukarara uyipejeje gutya wenda ku buryo uzamuka ukiyongera nakashaka umugabo ureke n'ifuni hano shaka yahuresha ese ubwo umugozi ngugiyemo ngahanuka uyu ugira igize bishoboka byose nibura ku burebure bwawe yongera santimetero nibura nka 15 wafite imyaka ingahe ugereranyije imyaka yamujyanye ko afite amafaranga kandi niyo y'ingenzi mu kujya guhekenya igufa ariko ukabona ifaranga umva n'ikindi rero noneho cya gatatu niba ukora siporo biransaba kwigira impyisi dore umve iki kintu ugiye gukora ni ukora siporo izo siporo ibukore sumbaze ngo nizihe ariko nabonye abasore bakora siporo gutya z'agapine iyo nda yawe imeze nk'igikeri nyamaboko ikagenda ukayihisha yenda ko ari nyinjiza mu nama ko ari ituma nsangira agacupa n'abakomeye ibintu byose mwana nimuzanye mubibona iyo ndayihisha niba ujya ngo tugere amafaranga kandi afite bitunga nka miliyoni cyo ukora ngo nka 400 kuko nagiye mbaza no ku ruhande afite imitungo amakuru ndayimurya kandi n'ikindi kintu ugomba gukora nanone ikora siporo ku buryo ugira imbaraga nyine hari
hepfo mu majyepfo Eh. warashaka umuntu uzajya umurekuriramo rokete Akajya- ukagira ngo ni akajya- za rokete Ceceka ubuze se muratera mubwire. muri crane akajya yumva intati y'interabuntu ya cyamatara yokotse mu ibutura aho ikura imbishya ku mutima igatera imbere biri ku mubiri mbese nkamuhwanye icyo cyo ni igitsina iriya mitungo yose uzaba wayegukanye ubwo nanjye byakunuka umva 10%. ceceka se mubwire. Bizabijyanye. nanjye nimarayo gatatu akagari katarampamagara kuko nteze urusaku muri karitsiye ubwo nanjye nzaba nsinzwe oya nanjye nzaba ndakuzi. nsinzwe Ndakuzi, setu iyo witumye icyuma nzaba gikora. nyamanitse urabizi nanjye ndi mubi ndi mubi ndi isasu ndi isatura ndi isakumba ndi byose oya kwiyo ngingo yo kabisa ndakwizera kuko nta mugore w'agatabazi wari wamuzengereje nambaye neza se bituma ata n'umugabo oya wambaye neza wambaye neza ariko nanone Minisitiri ugomba y'aba- guhindura oya wintangira kuri style ugomba guhindura uriya mugore ashaka umuntu ugaragara nk'umujene ugomba kujya ugerageza ukanaregeza ugashyiramo akantu k'agapokete ka buhoro buhoro mbese amanura ukagenda gutya nyine abona ko uri umuntu w'umujama w'inyuma pocket gutya noneho akandi kantu nabonye ko hakunda abasitari ni ukugenda ukiga tuba turimo twa ba Chris Brown gutya ngo ba Chris Brown bari yakuriye Nayanjye tuba na- turimo bakubita twa gutya ngo no love no love tuba tuntu ukatumenya urumva iki Ukakora mu mihogo. arabatagutumye zirofate kuko urumva umusatsi ubwanwa oya sirakongera zero foto zo nta kibazo ubwo rero niwe wakwishyura ariko oya ariko nawe mu mitungo ye usangamo 10% mu byazahabu ibyo byo twanze tubyumvikaneho atari ibyo ndahita nshaka undi muntu w'umuca muzankorera geste ari w'intanga umva rero muzehe byakunoka uriya mugore ni muhura umusuze mu gifaransa abone ko wize amashuri Cy'Abafaransa nyine. yamaze on te keme jamais oui uva Timonique chez Thomas Yeah. ageze sha narasomye sha Uramutsindira. kandi gikenya uramutsindira rero gahunda twahanye nawe nuko mugomba guhura kuri ka kabiri karako kwa Mathias ahubwo de n'amasaha yagiye umva nawe ndamukubita imitoma ikariso yiture hasi imitomo wagira ngo ako warayize kanya nakuze urumva noneho igisigaye rero ndumva twagenda rero tugende noneho harya ni hano duce hano afite ibyana bingahe se sha ibyo by'abana bireke afite abana ni 4 akaba ntacyo bavuze bazankora mu nsina z'amatwi sha nta nubwo babana byose byarashatse byarashatse tajya nabikubita kandi mbishwe nzugucunga nugucunga nabyo nabitikura nyine urubikobwa se byagutanye twagiye bizabifata neza ngahe ubuse n'igihe kira ubuse nisangaye umuntu wari wambwiye ngo arazinduka ubuse nisangaye kwesha nanga imbwa ngahura nazo genda mutareba byakuntu dore nguye zikuriye niga ugenda utareba reka ntabwo twarebaga bonjour monsieur I speak English good some good ariko ariya mine yarakizi cyongereza n'igifaransa it's okay nako nawe nta gahunda ugira gahunda yo ndayigira urayigira se guzinduka ubusa n'igihe kikwerere kuko nasanze hari utuntu arimo aratunganya yamara amagara abakozi be ngo no gutera ipasi mbese no kwegeranya ibyangombwa hako wamubonye dore nahamuzajya uranjije iki injege y'umugabo kuramo ingofero ndore cyakora nicyo kintu cya mbere mubonyeho ntaramucakinga n'ibindi nkunda umugabo tufite utuvi turinganiye haleluya yari yarabivuze yari yarabivuze ni bogari kuri gahunda ya gutya noneho ni gutya uramfasha se igikapu se wamutwaje kirashana gutwaza umugabo ntabwo ibintu byo gutwara erega ndi umwamikazi cyakora ari telefone nayigutwaza ariko ibintu ubwo rero amese nyine Nojibu yari yambwiye ko mukeneye umuntu w'ibigwi ibirindiro hari amateka mfite wenda nabanza kukubwira narongoye umuntu arasara undi yaturitse amatako undi abo muri karitsiye buriya nibo babizi
ese mu ijambo rimwe ndi inkingi ya mwamba ndi ntwari ku buriri. Ongeraho kuri n'umusizi ubizi. Uyarasigaga bagasigara basiganuza. Bibiyana azona kuririmba ndi umuhanzi yanjye yamagara babazwa nuko ari ibyo wabuze gusa kandi usiga yubahe arewe bibiyana nshuti neza mubyo bakunda umugabo uzi kubyina namubwiye ko ariko umugabo uzi kuririmba ukunda ko utetesha utanga keya nacurangaga muri orchestre recitade. Ikibazo ni kimwe rero upfa kuba uzi kwigira gutya ariko ukaza kunanirwa n'ikintu kimwe kandi nicyo kiri ku rutonde. Asenaje nshaka kukubaza ndakumva buriya wabonye ndi guseka ukagira ngo uyu mugabo namwishimiye. ni mwiza Ni mwiza se ngawe okay ni mwiza nyereka ibintu bibiri byonyine kana kugwa byinshi nyereka bibiri binyereka kari mwiza ni bogari aha urumva urabona ko rwose agize n'igisambo kibatera nuko gifata gatakishwigereza bogari yawe data wambyaye yewe afite nta misayira umva nkubwire rega amatwi wowe ntago mitiramo nege wihitiramo. Uyu mugabo ureshya n'ifuni handi imbwa. Uyu mugabo utatuma mu rutoki ngateme igitoki aturiye ku rwego. Uyu mugabo ufite utuguru umutwa bene rupfu. Uyu mugabo washize minzi Imana y'isi n'ijoro we. Uyu niwe wanciraga 500. Ereka buriya hega amatwi ndakumva uramusubizayo ntumusubizayo umva nkubwire mabuja ariko yewe ibyo mbwira yego mwana wabuze yewe data umva buriya rero ubugabo ubutumwe kumubona gutya igikorwa cy'uburiri cyo acyumva neza ibyo ntago bindeba ibijya gushya birashyuha abahinzi iyo bahagurutse ari banure bucyura umubyizi ndamubona rero uyu nta mugabo muri mo zero bivuga ko nta mari mfite na pasigare we yewe na windeba ntabwo ari je wakuzanye ubwo umukomisiyoneri yagombaga kukubwira uburyo nteye akakubwira umugabo nshaka uko ameze ntago nagutumye ifuni ntago nagutumye umugabo ureshya n'ifuni yitwara umanura imbaba silivopure wazi bifaransa subundi warize narize weza he neze mu Bufaransa ngambwira igihugu gikuru cy'umurwa w'Ubufaransa mbwira numve ni Tokyo ya mama we wasoma bayida we uzuko wize koko hano nade uyu mugabo ntawe nshaka pe ntawe nshaka ariko reka wenda ntabwo wampinga utampaye umwanya ngo nivuge urashaka kuvuga biki ngewe rwose uvuga n'uyu kuko niwe wakuzanye ngaho mva reka dufate umwanzuro woroheje mba rugendo mu testing biki ariko ko namubonye narangije kumubona kare mu gikorwa nyamukuru kwaje ndi rutikura n'ikimunanira ndi umushakamba utagira imbeho mu nda umbwire mete nshaka undi je naciye ukubirira imisozi ntabwo ari bwa bundi buraraho bupuriza imisozi mu gitanda bose mbabari ugenda mu testing umva nkubwire nativuga ari ahantu wagaragaza ubugabo bwe nje noneho reka nkubwire nturara udatwise umenye ko naho nyumvira noneho ubwo se iyo nda yarari igiyemo niyabazimu ni nyabingi nibiki niki kiwanyu ni hu ngende rudahusha wanyu ni ndumushi kandi umushino change pa kandi ngabashe bakunda inyama baba cyane ariko ubundi ko mpora numva bavuga ngabashe bakunda inyama ngaho ngeze imana uri n'umushi ni inyama z'inyama ni inyama z'inka cyane inyama z'umuntu twebwe ntabwo turobanura zipfa kuba ari inyama za nyama ni nyama ukiwa mtu nitakula ikiwa mbuzi nitakula ikiwa umba nitakula nyama ni nyama ariko navyo mimi niko mushi reka twumvikane kandi unyumva ibyo nkubwira ndakumva rwose reka mujyane kuko uriya nagiye kumugutuma numva na rido ikindi kandi ryabengeza ntubone nambaye gutya reka nze nkwereke ndi n'umusitari sibyo ya uramubona ya come on ya
none se kakadaka yirirwe yandana mubonanaga igiye ndayitebeza cyangwa ayisubizayo iyi ni tekinike nize mu Burusiya uyu ni mu magician iyi ni tekinike nize mu Burusiya yewe nabyereka nkubwire buriya kugutuma umugabo byari bingeza mfite ibirarane mfite ikintu cyitwa ibirara aragikuramo arakimara ndabanza mujyane mu testing na akikuramo kimwe ndahita nkwishyura aho ngaho jewe no nanjye reka nkwemeze nanjye reka nkubwire umva se nkubwire wizeye ko amabuno n'amatako bikomeye kuko njyewe nitwa Rusatura imbaba nanjye we kururira saka bakaba afite inyama zo kuyiha ntujye kunkanga twumvikana reka twumvikane wenda hari utampinga ahangaha turaha sibyo mbwira niba wizeye mu buriri tumana umva nkubwire ntujye kunkanga urimo urambona yego uriho urambona sawa rero twagiye cyangwa ntabwo tugenda umva reka nkubwire uriho urambona twagiye cyangwa twagiye uzi ikibazo nari mfite tugenda rero umva si ikibazo nari mfite ubwo rero amazina yanjye nitwa Mushino Meronye Rufonse nanjye banyitanye nawe ingare daforoza ngo ntago niyizeye umva ndiyizeye 100%. Ntundebe uriyizeye ayiwe nanjye nkwizeje ko ndibuze kumva inkuru nziza iturutse kwa rwo kwiriba rero ntugire ubwoba nanjye kwaje oya ibi urabizi Haleluya urabizi mana we sawa rero tugenda agahugaye n'umunyutsi twagiye ariko umenya ko ndi bukwishyure ariko mbanje kumva iyi Bo noneho reka nkwereke rero reka nkwereke ikindi Ufite n'udusatsi twiza ndi imfubyi nta babyeyi ngira imfubyi n'ibindi mbabare uzambere mama umbere papa umbere byose nukuri ahantu nabaga na ahantu hari ncumbitse ku muvandimwe nyenda kubwiza ukuri ejo utazabona baje no kunyishyuza ngo wenda wumve ko ndi nari narananiranye hari utudene nagiye nikopesha hirya no hino mubyeyi ntabwo ari mubyeyi nako mugore wanjye ugerageze mbese natwo uzajya utunyishyurira gake gake nta kibazo tugende ibindi turabivugira mu rugo tugende ntabwo ari ngombwa ngo ibibazo byose ubimbwirire mu nzira nizere ko nta kariso wambaye tugende ibindi ntabwo ari byo kuvugira hano mu nzira turabivugira mu rugo ese komeza nk'ikiremba ko aricyo kivuga ibigambo byinshi tugende oya tugende kuvuga imbere ya komisiyoneri koko mada ariko niwe ubizanye ubwo bugambo nk'ubw'abagore b'injajwa bari batuye Kimihurura oya wimutinze se yakubwiye ko afite ibirarane ahubwo arimo arandinza mutubaza ibyo bikapo tugenda ese icyo kintu uzi ko njye nabanje kugira ngo ni n'umusaza icyo kintu nagishyirira ko nakunze udusatsi twawe kandi umusore w'imbere reka nkubwire noneho nitwa Gituza cy'umurinzi ndi inyana y'ingwe inkingi y'urugerero y'imikahurwe uzi ko nyeretse umutwe nkumva nanjye ntangiye kujyamo tugende ese tugende mana yanjye tugende mutwaza icyo gikofero mureke yiyambarire ndabona yagiye ubu nabaye gariso nabaye gariso Daniel kano kaye ngomba kuruba mfite n'abapagasi oya niba ukunda n'ingofero hari ingofero nziza mu mujyi z'abasirimu nakugurira iki kintu ukakireka antuka we je t'aime oui tugende